Zaina kukubwiza ukuri, Zaina yaragambaniwe, Zaina yarakinwe, sinzi nimba uzi umukino witwa kose. Yes, rero nkuko mukomeje kubikurikirana iyi yo ni yawe TV, cyo ngusaba n'ibya bindi no gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro byacu. Rero iyi ni televiziyo y'abanyarwanda, ni televiziyo y'abaturage muri rusange. Rero uyu munsi turi kumwe na Musaza bushinjwa ko yakoze icyaha, ndagira ngo aha niho mugiye kumenya ukuri kose kw'ibyabaye ndetse n'ibyo Zaina ashinjwa. Natangira wibwira abakurikiranye yawe TV. Okay, urakoze cyane. Nitwa Yasin Ibrahim, abandi musaza wa Zaina, abandi n'umugabo wa Zainab. So icyo nakubwira cyo cyambere na mbere no kwihanganisha abaturage, rubanda nyamwishe abaturage ababashe kumva iyi nkuru aho yageze, sibyo, ababibonye ababyumvishe, sibyo, bese n'ibintu uko byumva biteye agahinda, ni ibintu bibi cyane iyo byumvishije amatwi, sibyo. Mwihanganisha abaturage mbabwira ngo ibyabaye byose ntago ari ukuri, ahubwo nkuko uje ubu ngubu nakubwira ngo urukiko icyo ruteganya nicyo turi bugendereho, bumvise, kandi Imana igena uko ishaka, igaha uko ishaka, iraguha ikaguha ikanakongera. So biriya yaduhaye, Imana yaduhaye, twarakiriye, twarasamye, turabifite, sibyo. So ni ibintu byabaye, ariko ku makuru abaturage bafite nakubwira ko atari ukuri. Zaina kukubwiza ukuri, Zaina yaragambaniwe, Zaina yarakinwe, sinzi nimba uzi umukino witwa chessboard. Zaina yabaye checked. Fata mu mukino ubu ngubu barakinye, arakina aba checked. Umvise sinzi niba usobanukira umukino wa chess. Kuvuga ati kugeza igihe zose zarakubiswe asigaza king yonyine ihagaze. So urebye n'uwakubiswe nagaro biri inyuma cyane, kuko uwakubiswe yakaba yarabahaye imbabazi ku murenge, sibyo, ariko aba muri inyuma bati hano abaturage babifate nk'ukuri. Ni amagurupe abiri ahanganye, ni amagurupe y'abasire queen abiri ahanganye. We nangiye cyo mbonamo hangaha Imana yamaye, sibyo, yamaye ndakiriye, ariko muri cyo ndishimye, sibyo, ukizabingenera irabingenera, kuko ngiye nemera ikiza n'ikibi, sibyo. Iki ngiki yamaye ni isomo kuri twe, ni isomo kuri Zaina, sibyo, ariko nabivamo amahoro, alhamdulillah. Urukumva neza kuvuga ngo abavuga ko umukobwa yakaswe wenda yakorewe to hohoterwa, yakorewe biki n'ibiki, wese umukobwa yaba yarakaswe igitsina, kandi bivuge ngo wenda nguko babivuga, iyo navuga byose ntago nabyingira ngo abatuye mu bumvise byinshi, akigenza paka ku murenge, ntago bishoboka. Akava ku murenge mu gitondo cyaho bafunzwe akajya kuri polisi brigade, ibyo ntago bishoboka, sibyo. Ese igitsina gore cyose hose ntawe urakizi, sibyo. Igitsina gore icyo wakora cyose ku mukobwa, sibyo, nubo na vierge y'ubwayo, sibyo. Umukobwa amaze gutakaza ubusugi, uwo munsi urabibona arahungabana, yigeze ahungabana. Ese ko muri abanyamakuru mukaba mwaritabiriye iyo nkuru, mukaba mwarayitabiriye hose mwarayivuzeho, kangubaza ikibazo muvandimwe, sibyo. Mwafashe iyi case ari case ikomeye cyane, ni mwacukumbuye negative positive, ni mwabikoze, sibyo. Ese kano kazi kanyu nanjye ndakanenga cyane, mwagufasha igihugu ahubwo mukaza mu bintu bitafasha igihugu habe na gato, sibyo. Igihe Barafinda Fred, uriya Barafinda Sechiko Fred, bya bintu yakoze kuri YouTube, uko yavuze igihugu kuri YouTube, uko yavuze umukuru w'igihugu kuri YouTube, ko ntago mwabivuzeho, ahubwo mukaza mwirukira inkuru itafite akamaro, ahubwo inkuru y'ikinyoma, inkuru y'ubugambanyi yuze kugambanira umuturage usanzwe. Ndakubaza iki kibazo, urahamya ko uriya mukobwa yinjiye mu nzu yiwawe? Subiramo. Uriya mukobwa yinjiye mu nzu ya mushiki wawe? Okay, kwanza iriya nzu ni ya Zaina n'abashiki banje, sibyo. Hariya niwe, wumvise neza. Bwa mbere na mbere Sandrine ahamagara Zaina, twarabanye na Sandrine hariya mu rugo, mama mufata nk'umwana, ko Zaina wamuzanye, sibyo.
bese kankoresha n'imvugo iyi ngiyi Sandrine atazwi, sibyo atazwi kuvuga ati hit yose yari afite yikuye kwa Zaina. Ni handi uvura umuntu igisebe ku kuguru cyakira akagutesha kwa kuguru, sibyo. Zaina yabaye mu rugo, abaye mu rugo igihe kinini na Zaina amusohokana, aho kugira ngo asohokane muri umunawe yasohokana nganande na Sandrine kugira ngo byibuze azamure Sandrine. Baje kugira ikintu bapfuye ntago twakimenye, sibyo. Baza gutandukana, turabaza se Sandrine ari hehe ko mutakiza hano mu rugo? Ati Sandrine twatandukanye bitewe n'ibintu yankoreye. Ati okay sawa, nimba mwatandukanye sawa nta kibazo, sibyo. Ariko bivuze yuko Sandrine yakomezaga ahamagara Zaina amusaba imbabazi. Yahamagaye Zaina rimwe ndabyibuka turi kwa muganga turuwaje petit seri wacu ufunzwe hariya, sibyo. Ko bavuga ko Sandrine yagiye mu mahanga, yagiye i Burayi, nyuma aragaruka Zaina ajya kumwakira ku kibuga cy'indege, bateguye amafunguro n'ibyo byose byaje bavuye kumwakira ku kibuga cy'indege. Ese koko Sandrine yagiye mu mahanga kureba uwo musore bapfa? Icyambere nambe nge nakubwiye kwanza hano buri muturage wese, buri munyarwanda wese, buri munyakove wese, uwakimisagara wese, umuturage utuzi tukira abana bato, cyo namusaba no gusengera Zaina. Uwo yafashije, uwo atafashije, sibyo, no gusengera Zaina. Ariko reka nkubwire amakuru nakubwiye ati yahamagaye Zaina amubwiye ati nshaka kugira ngo twiyunge, turwaje umwana kwa muganga. Zaina aramubwiye ati na mwanya mfite ubu ngubu ndwaje petit seri wanje, uzashaka undi mwanya. Ati okay, ubu ngubu ejo bundi, sibyo. Ahamagara Zaina nanone amuhamagara nshaka kugira ngo twiyunge. Ariko Sandrine afite icyo yapfuye nande nundi mukobwa, oya nagaye Zaina nundi mukobwa inshuti yande ya Zaina, sibyo. Zaina aramubwira ati se twakwiyunga gute njyewe nawe mu gihe ubona ko Rosine mufite ikibazo, sibyo. Amagara Rosine aze hano rukumva noneho twiyunge na Rosine ahari. Ati Rosine wamuhamagara nje nago namuhamagara ko tufite ikibazo, we namusanga aho ngaho. Zaina ahamagara Rosine azana inshuti ye Fifi, sawa. Kuza gute mu rugo Sandrine nawe araza, kumbe we umugozi yawuhambiriye kera ni umukino yari yakiniye, but ageze kuri finali. Ageze hehe? Kuri finali. Aza n'umumotari, abantu baduhaye amakuru hariya, umumotari yamuhaye numero yanjye, niwumva hari ikibazo kibaye wamagara sister wanje. Si kuvuga ati yari yabipanze, umvise hariya mu rukiko hagaragara ukuri, bavuga ukuri kuko Imana ikunda ukuri. Ikinyoma nago gikunda. Nimba hari ikinyoma, niba bavuga ukuri, okay bakoze icyaha, bararwanye, barakubise, bahanirwa icyaha bakoze. Niba hanirwa icyaha batakoze, nta muntu wakana ko bakoze icyaha, bararwanye, sibyo. Noneho dukomeza bamaze kwiyunga. Sandrine yaje afite inzoga mu rugo, wumvise neza. Nk'umuntu ugiye kwiyunga yitwaje inzoga, yaje afite inzoga, bamaze kunywa inzoga basubira mu bintu byabo. No kwiyunga kurangiye, ese we wanywa inzoga umuntu waje kwiyunga icyo kitarangiye? Oya, ikibazo kikuzanishije inzoga kuko banywa inzoga mwe murabizi, sibyo. Wanywa inzoga ikibazo kizanishije inzoga kitarangiye. Ikibazo nakubaza ikibazo cy'amatsiko kugira ngo abaturage bakomeze gukurikirana yawe TV kugira ngo bamenye ukuri. Aha harimo umusore, bari abakobwa bapfuye ibyabo nkuko nanjye nundi mujama cyangwa nge nawe twapfa. None uriya musore wabyinjiyemo bavuga ko yari ari mu gakino ko kuvuga ngo nibamara kumukorera ibyo bamukorera, nibamara kumwica barajya kumujugunya. Ese uriya musore aturuka he, abizamo gute katarari muri abo bakobwa? Urakoze cyane. Twebwe mu rugo kuva kera turera abana benshi, n'ubu ngubu abari mu rugo ntacyo dupfana, umvise. Abarinze urugo mbese abasigaye ku rugo ntacyo dupfana, usi abana bazo bahari, but turera abana benshi. Uwo musore nawe n'abarimo hariya bose ni abana bo mu rugo. Uwo musore ni umwana wo mu rugo, ni umwana mama yasize mu rugo, ni umwana wo mu rugo. So ashobora kuba yatumwe nk'amazi cyangwa igikoresho runaka nko kumutuma kwa sinamenye icyo bamutumye kuwo munsi, ntago nari mari, ariko ni umwana mu rugo. Kuvuga ati reka nk'urugero, abantu 7 bafunze ari 7, abantu 7 mwapanga kwica umuntu agashira isaha,
mwapanga gukorera umuntu guhohotera agashira isaha. Ibintu bapanze hagati yabo ni amagurupe abiri ahanganye. Mu byumve neza abaturage, hari amagurupe abiri y'abakobwa ahanganye. Bahanganiye iki? Okay, aya magurupe abiri mushishoze neza, abanyamakuru mushishoze neza, mwe muri kwikubira ku ikote imwe ya Zaina, kuko no hari amakuru ashushe. Kuko nkubwiye ati mwe mwakoze iki kucyo se kubo Fred yakoze aharika igihugu cyacu. Okay, njewe uyu munsi baramara sinye nk'umuturage, none se wa wundi harika igihugu mwe mwamukoze y'iki nk'abanyamakuru ko mwamwihoreye? Ukumva kuvuga ngo cyozo umbajije amagurupe abiri ahanganye, n'abasire kwino bahanganye, amagurupe abiri ahanganye. Gurupe ya Sandrine irahari, turayizi yose uko yakoze, gahunda za turazizi, sibyo? Na gurupe ya Zaina irazizi. But gurupe ya Zaina ku mukino yabaye checked, ni umukino yabaye checked. Kuvuga ati ikiva hariya turafata, ikiva hariya, ariko natwe turabazi, bose turabazi, sibyo? Kuvuga ngo Sandrine we ubwe nani kibazo afite kwanza, aho aba muri inyuma bafite ikibazo, niwe bafite ikibazo kuri Zaina. Ahubwo Zaina washobora kuba wenda maskini atabizi, atazi n'umukino ukuntu wapanzwe. Umvise neza ko mu gihugu mwe mufite ikibazo, abanyamakuru mufite ikibazo. Mu gihugu mugomba kureba igihugu kiri kugana he mukagenda nacyo. Abasire Queen barabayobeje mwebwe bwanyu, ahubwo ibingibi Imana iri kuduha gutya, iri kwigisha abantu nk'aba ngaba. We ni Imana izababarira, wenda muri ibyo ngibyo Imana aziya gute yabahamo ikiza. Kumva muguhana kwabo wenda icyo kiza kuri bo, ariko Zaina ntabwo yarwanya agamije kwica, ntiyagamije kwica umuntu umwe, kuko aza kuba agamije kwica twebwe ntabwo twakabaye tukirera abana mu rugo hariya, twakabaye turi abagome. Ninde muntu wabonye uza mu rugo hariya akaza kusata tukamwima? Na rimwe twima umuntu uza kudusaba. Twakiriye umuntu dusaba, twakiriye umuntu twahaye abantu ubuhungiro, sibyo? Buri muntu wese twaramwakiriye. Icyambere nambe twakiriye Sandrine mu rugo, ahubwo yaratugambaniye, ariko nta kibazo Imana irahari. Yes, rero amakuru tumenye nuko Zaina yakinwe agakino, urwo ni ku ruhande rumwe rwa Musaza we. Ikindi andi makuru twikuriye kuri tere nuko ari amagurupe abiri ndetse y'abasire Queen ahanganye. Uyu ni Musaza we. Tugana ku musozo w'ikiganiro tugiranye, icyo nkwisabira ni iki ngiki: ese Sandrine wowe ku ruhare rwawe ni igiki umusaba, ni igiki ubaka kanya wamusaba ku ruhare rwawe? Okay, Sandrine nacyo namusaba, kuko naramuhamagaye njyewe ubwanjye kuri telefone kugira ngo aze ndebe biri hagati yabo bombi babiri. Ikintu yansubije ikintu kimwe, ati sinaza. Wumvise neza? Kuvuga ngo Sandrine njye ntago namusaba, uwo nsaba ni Allah subhanahu wa ta'ala. Uwo basize mu kigeragezo arakibakuramo, sibyo? Byatwara imyaka ingahe, ariko icyo nakubwira cyo, sibyo? Na cyiza ikibi byaba bibi byose bikurikirana ni Allah ubiguhaye, byaba byiza bikurikirana ni Allah ubiguhaye. Ahubwo icyo wakora ni iki? Ni ukwakira umutima wose wuzuye umuneza, ukakira ikibi ukanagishimira. Wenda sasa ina kufungwa gutya, hari ibindi byinshi yakize, hari ibindi byinshi Imana yamukije, sibyo? So ntago nabikontaho. Sandrine nta n'icyo namusaba, ahubwo icyo nasonye nasaba leta nyewe nkayo. Sandrine ntacyo namusaba, njye nasaba leta. Nyuma yo gusaba Imana, njye nasaba leta. Kumva kuvuga ati ibivamo hano nabyo nzi, wenda uzanshaka party ya kabiri, uzanshaka tuzabiganiraho nabyo kuzabisose, ariko ubu ngubu nukwizera lillahi, nukwizera Imana gusa. Yes, ese ubundi bakoraga iki? Akazi kabo bakoraga iki? Bande Sandrine, Zaina bakoraga iki? Kuvuze ngo ni groupe ihanganye, na agakino bamukinnye. Ubundi bakoraga iki mu buzima busanzwe? Sire Queen akora iki? Ni ukuvuga ngo ni amasire Queen, icyo nicyo gusa. Perfect answer. Yes, rero nkuko yatubwiye ngo yavuganye na Sandrine, agerageje kumuhamagara kugira ngo amakuru yose tuyamenye. Aha mfite nimero ya Sandrine, wowe ukomeje gukurikirana yawe TV. Sandrine amakuru mfite nuko ari mu rugo, ngiye kumuhamagara twumve nimba afata telefone, nawe twumve nimba hari icyo ari bukore. Nkuko mubikurikiye mamagaye Sandrine.
Yes, rero nk'uko mubibona telefone nayifashe ariko ukurikirana yawe TV. Ibi byose nzaguha amakuru yizewe. Wowe icyo ngusaba kora subscribe, ukore like, ukore comment kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro byacu. Ukore no kuri kakazogera. Uyu rero narindi kumwe na Musaza wa Zaina, twari turi kumwe hano aduhaye amakuru yose, aduhaye ukuri kose kuri kote yiwe. Dutegereje gushakisha urundi ruhande rwo kwa Sandrine. Ese twumve koko ibyo bavuga nibyo? Ese koko iryo hangana rirahari hagati yabo? Ese abakobwa mbabaze, aha mu Rwanda hari abahungu benshi, hari abasore bese, ese koko byari bikwiye ko iki kintu cyageraho bakageraho babashinja ko mupfa basore? Iyi ni yawe TV, njyewe ndi Emi, ndabakunda cyane, turagushimiye. Ariko obese gatoya kunshimira, Zaina nago ahanganye n'uriya mukobwa kubera umugabo. Oya, Zaina arihagije. Kandi Zaina kuba mfite byonyine uzanshake nje ndahagije. Zaina umugabo wamugize kuba ari Zaina nagari abagabo abangaba, sibyo? Oya no, Zaina afite umugabo we uzwi tuzi twe. So Sandrine byarimo byose ni ishari nagahinda yafite, sinzi nahabikura. So Zaina nagari desperate, yo kuvuga ngo ahataniye umugabo na Sandrine. They are not on the same class. Ntago ari umugabo bapfa, n'ikindi bafa. No uzanshaka nacyo nyiguhe, not now. Icyo bapfa uzanshake nyiguhe, ko nacyo ndakizi. Yes, rero byose kora subscribe, byose uzabikurikirana umunsi ku munsi. Ndabakunda, nari Emi. Ciao ciao.